nukwiye gushyirwa hasi n'ibikubaho, ahubwo ukwiye gukoresha ibikubaho nk'ibikuzamura aho kugushyira hasi. Ntugace urubanza utaraca urwawe. Sindi mu ruhande rw'abirabura cyangwa abazungu, ndi mu ruhande rw'Imana yonyine. Ntuzatekereze ko Imana igukorera ibyo udakorera abandi. Urumogi ni umuti w'igihugu, inzoga ni izisenya igihugu. Iyo unywera urumogi rutuma wisobanukirwa. Umugore uciriritse yita ku bwiza wo kwita ku bwonko, kandi abagabo baciriritse nabo bareba abagore bafite ubwiza kuruta kureba abafite mu mutwe. Guhangayika n'ubuswa bingana no kwishyura ideni utigeze ufata. Ntukarwane n'ingurube kuko mwese mwakandura, kuko n'ubundi ingurube yo ikunda umwanda. Ni nko kurwana n'udafite icyo ahomba. Nurwana uzahitemo kurwana n'uwijuse aho kurwana n'umunyenzara, kuko we azaba asa n'uwiyahura. Nugaburira umugabo umuceri uzaba umukoreye munsi, ariko numwigisha uko bawuhinga uzaba umukoreye ubuzima bwe bwose. Aho kurata inkongoro uzarata umwana yagaburiye. Ntuzakora ikintu kubera impamvu runaka, ahubwo uzagikore kubera ko ari ngombwa kugikora. Niba udasoma ibinyamakuru umenya ko nta makuru ufite, ariko kandi nusoma ibyo binyamakuru gusa uzaba wibeshya, kuko ibinyamakuru birakoreshwa. Amakuru nyayo uzasanga mu bitabo. Kwihangira umurimo ni inzira ya bugufi yakugeza ku bukire, naho kwiga ni inzira ya kure yakugeza ku bukire. Uzarwanye wivuye inyuma abakwereka ko ntacyo uri cyo, ahubwo uzaha umwanya abagukosora bakakwereka amakosa yawe, uko nibyo bigufasha kumenya no kwibuka uwo uri we.